umuvandimwe buri kantu. Yes, ibihe byiza kuri we wakoze subscribe kuri Mr Today TV, ndetse nawe ibihe byiza ugeze kuri Mr Today TV ukaba ufashe kano kanya ukaba ukanze subscribe kuri iyo buto iri hasi, reka nkubwire ngo uri uw'agaciro cyane, Imana ikumpera umugisha. Wakibaza ngo uyu munsi wa none ku itariki ya 27, wakibaza ngo tugarukanye uwuhe mwandiko cyangwa se uwuhe mwito witwa buri kantu. Buri kantu mwamenye mu itsinda rya buri kantu na buri nguni, ari mu byishimo bikomeye cyane, byishimo yishimanye n'abantu benshi, urimo Jackie, inshuti ze zigiye zitandukanye ndetse na mugenzi we buri nguni. Kano kanya ikintu ushobora kwibaza, wakibaza ngo ese umuntu bari barimo baravuga ko icyaha nikimuhama azakatirwa imyaka 5 cyangwa 7. Ubu kano kanya urimo uramubona ku mbuga zigiye zitandukanye, abamuciriye imitwe, abamuciriye ibyobo, ariko nyamureka barajya bavuga ngo anzu umwanza gucira kobo Imana ica kanzu. Uwitwa ndagira ngo mukinire amajwi, ngira ngo mwagiye mubona umusaza, njye mwita umusaza deja, mwita umusaza Eliel, umusaza ukunda kwigana nyakubahwa His Excellence Paul Kagame ijwi, arimo aramubwira ibintu byinshi, nabyo byumve ahangaha. Kikaza hano kikabira nkaho bagikuyemo amara. Ariko nanjye narabibonye, ntabwo gifite umutwe wagira ngo ni igihaza. Aha ni byiza, ni ugushimira abayobozi babakurikiranye bakabazana hano mu butabera. Yes, ngira ngo murabyumviye, n'abantu badafite imitima, ni ba bantu nyine, umuntu w'umustar, umuntu ufite amafaranga. Muri mwabonye ko witwa buri kantu atangiye gufungura buri kantu ati, ntabwo mwigeze mubona abamuteye inkunga, ntabwo mwigeze mubona umuntu byuze agiye akavuga ati reka fate akavideo na postinge ka buri kantu ati, usibye Mike na agapromota bagiye gukoreshayo intebe, zo muri salo. Nibo bantu nabonye, nta wundi muntu wigeze atera iyo ntambwe avuge ngo njyewe ngezeyo dore buri kantu. Ndagira ngo mubwire ngo iyi social media ikintu izakora, social media irimo umwanda biteye ubwoba cyane, bwa buryo ubona buri muntu ari kugirira ishyari mugenzi we. Ariko reka tugaruke kuri iki kintu, nanabwira umuntu witwa Kasuku Jeskizo, ndagira ngo mubwire ngo umunsi uzataka umuntu ukamwifuriza ibintu nka biriya, cyangwa se ukamuvugaho ibintu by'ibitutsi, ntashaka gushyira hano, ntashaka kumvisha abantu bakurikiye kino kiganiro, bakurikiye uno mwandiko, ndagira ngo mubwire ngo we Kasuku, umunsi RIB yafashe icyemezo ikagukanyaga, nibwo uzumva ko kwifuriza umuntu isheni ari ibintu bitari byiza, habe namba. Noneho wumve n'uyu mugabo wavuze ngo kiraza kikabira, ngo kikigira ite,
uriya mugabo wigana His Excellency Paul Kagame w'igihugu cyacu, uriya mugabo nabyo ni amahirwe kugira iyo mpano, ariko yikoreshe neza, uyikoreshe ukwiriwe, uyikoreshe uvuga ibintu byubaka abanyarwanda bigira akamaro, we kubikoresha uza hano ku mbuga uvuga ibyo wishakiye. Ubu tugana ku musozo, ndagira ngo mbanze mubwire ngo kora subscribe please, kanda subscribe kuri iyo buto iri hasi please, ndakwinginze nciye bugufi. Iyi ni YouTube channel muzaza mubonaho ukuri kwinshi cyane, kwa kuri wahigiye ahantu henshi ni hano uzaza ugusanga, ni hano bibera, aho bibera ni Mr Today, inkuru za buri munsi. Mr Today, inkuru za buri munsi ni hano uzaza uzisanga. Guys, ubu witwa Buri Kantu cyangwa Mwitende Abdulkarim, ubu ari hanze ari guhumeka umwuka w'inyarugenge nk'uko ari mu byishimo. Nawuze mbona bari kurya ibintu by'imiceri hagati aho ngaho. Reka mubwire ngo tujye tugira imitima. Uwitwa Buri Kantu yamubaye hafi, Buri Kantu ntiyasibaga kumugeraho. Uwitwa Jackie ntibasibaga kumugeraho. None shimira abantu, inzego z'abanyamakuru zakomeje gutambutsa ubutumwa runaka bugira ngo nyine bagira ngo byibuze abaza n'umucyo, nubwo ubugenzacyaha bwa RIB nabwo bufite uko bukora iperereza. Namwe ndabashimiye buri umwe wese wagize uruhare mu kugira ngo cyangwa mu kuvuga neza Buri Kantu, mu kumuhumuriza. Nawe aho uri hose wikomere gashya. Reka tugane ku musozo. Nyita Mr Killer, inshuti y'abadiaspora, Mr Killer inkuba ku butaka, Mr Killer inshuti y'abantu bose, Mr Killer icyogere mu bantu, udakangwa n'ibiguruka, nyamukandagira imitutu ikarasa. Ndabakunda cyane.